Buriya hari ikintu gishobora kuba nka accident ku muntu umwe akaba yashugurika ibyangombwa agakina umwe babiri batatu, ariko iyo bigeze kuri liste y'abantu ukora ubushakashatsi ukageza ku bantu 20 n'ubu hari n'ibindi ndimo gukora abandi 10 nabangaye no ngo bikaba byagera muri 40. Barahari abitwa ngo barure, abitwa ngo ba munyakazi si izina rye, tuzahita tuvugisha ukuri. I Burundi afite irindi zina ubu sinarivuga kubera wenda ubushakashatsi burimo kuba, ariko nabo babimenye ko atazakina nk'umunyarwanda. Birangirwa umuntu ukunda siporo nayitangiye kuva kera, haranira ko siporo yo Rwanda yatera imbere, nabaye musifuzi mpuzamahanga wa FIFA, nabaye muri atletism nko bivugaga, nabaye ubu kuri isaha nkaba ndi president w'ikipe ya Rugende mu cyiciro cya mbere y'abadamu. Buri gihe mba numva naguma muri siporo kugira ngo duteze imbere siporo. Hanyuma kuri ubu siporo y'u Rwanda reka tuvuge by'umwihariko umupira w'amaguru ubona gute? Umupira w'amaguru bituruka nuko umuntu abibona, buri muntu wese aba afite uko abibona, ariko ibiye byose hari ibikorwa, hari birimo kugenda bitera imbere, hari n'ibindi ubona birimo bikiri inyuma, ariko si uko abantu baba bicaye, ahubwo nuko ibintu byose umuntu atabikorera rimwe, ni etape par etape bizagenda biza. Hari ibyo gukosora ariko hari n'ibindi birimo gukorwa. Iyo champion irimo gukinwa ikarangira neza, yaba ikiciro cya mbere icy'abadamu, deuxième division turimo gusoza muri weekend, abana barimo gukina banda 17, nta bizaza uretse ko nyine hari ibyo tugomba gukomeza dushishikariza abantu gukora, tujya inama kugira ngo umupira ugire, turebe ko hari aho twava naho twagera. Hanyuma buyamamaza hari impinduka mwavuga ko uzakora mu mupira w'amaguru cyane cyane bitaragendaga, ubona wenda kuri ubu ngubu ubuyobozi buriho buri mu nzira nziza yabyo? Birimo kuza mbere, ngira ngo tutabeshanye, mbere hari ibintu bitagendaga neza, buri gihe habaga hari induru, ariko urabona ko ubu byibura abantu bose bahurije hamwe kuvuga icyateza imbere umupira, ikitagenze neza tukivugira mu nama muri Assemblée Générale, buri muntu akabona umwanya wo kuvuga ibitekerezo bye. Mbere ntibyabagaho, mbere hari n'uwazamuraga ukuboko wavuga bakavuga ati sohoka, ariko ndumva hari impinduka zirimo kugenda zigaragarira buri muntu, uretse ko nyine nkuko nabivugaga ni uguhozaho kuko ni ibintu byafashe igihe, umupira urimo inzangano, urimo ibintu bitagenda neza, umuntu yavuga ati uriya najye ku ruhande, mbona hari ikintu kizahinduka. Reka tujye noneho kuri utwo tuntu twavuga tutari kunda mu minsi ishize nibwo twamenye inkuru ko wowe ku giti cyawe wavuze ko hari ubushakashatsi wakoze, hari abakinnyi bamwe bita abanyarwanda kandi atari bo, cyane cyane aturuka mu gihugu cy'u Burundi. Ibyo bintu bimeze gute, biteye gute ubundi? Ibyo ni ibintu bimaze igihe, nkuko nakubwiye bimaze igihe mu mupira, niyo mpamvu buriya iyo umuntu yitonze hari ibintu byinshi abona, ariko nanone twasubira inyuma tukareba ati ibi bintu bizatugezahe. Nuvuga ngo iyo ikintu kibaye business, buriya hari ikintu gishobora kuba nka accident ku muntu umwe akaba yashugurika ibyangombwa agakina umwe babiri batatu, ariko iyo bigeze kuri liste y'abantu ukora ubushakashatsi ukageza ku bantu 20, n'ubu hari n'ibindi ndimo gukora abandi 10 nabangaye, nuvuga ngo bikaba byagera muri 40. Ibyo bintu naricaye navuga ati no, uyu si umupira turimo, umuntu nakine nk'umunyarwanda, umunyamahanga akine nk'umunyamahanga, cyane ko u Rwanda rutanga abanyamahanga. Icyo twanga nuguhimba, icyo twanga na manyanga. Narabikoze rero ku giti cyanjye, uretse ko nshobora kuba ari giye wabisohoye, ariko nabandi bose barabizi, yaba abayobozi b'ama equipe barabizi. Ibyo byose ntushobora kuyoberwa ko urimo gukinisha umunyamahanga ufite irangamuntu
ni ibintu rero umuntu agomba guhagurukira. Igihe narabihagurukiye kuko nafashe umwanya wo kubyigaho, nkora ubushakashatsi ku giti kuri buri muntu. Ari nayo mpamvu navuze ati ibi bintu birahagarara, bigomba guhagarara byanze bikunze, kandi nzi neza ko tuzabigeraho. Ubushakashatsi wakoze wasanze ubundi biterwa n'iki? Abo bakinnyi wenda niba ari abanyamahanga nk'uko bivuga, n'iki gituma aba Abanyarwanda bigenza gute? Mbone nkuko nabikubwiye ni business. Buriya ikintu cyose gishobora kuba ari accident, iyo hajemo ikintu cyo gushugurika, akenshi usanga harimo n'ikintu cy'amafaranga. Ufite n'ibyiciro byinshi, hari icyiciro abahindura amazina, ibyo bita double identité, ibyo byadukozeho mu Mavubi. Muzi ko Amavubi yatewe forfait kubera wari wahimbye amazina, bari barahimbye Dadi Birori. N'ibyo rero birahari. Icyo ni icyiciro cya mbere cy'abantu baza bavuye mu bihugu duturanye bagahindura amazina. Iyo ni n'ubushakashatsi nakoze, no kuvuga ngo akinira ku izina atakiniragaho mbere. Icyo ni kimwe. Abandi ni abantu, indi option ya kabiri ni abaza bakagumana ari amazina yabo nk'uko bakinaga hanze, ariko bakaza bahimbye ababyeyi. Ni ukuvuga ngo umuntu agafata nk'umumama, ni urugero nguhaye, agafata nk'umumama akavuga ati tugende uvuge ko ntahutse, umwana wawe yabaga i Burundi cyangwa yabaga i Uganda cyangwa muri Kongo. Urwo ni urugero nguhaye. Umwana wanjye tugiye mushakiye ibyangombwa mu mudugudu, aje ku izina ry'umubyeyi atari uwe, ariko mu by'ukuri ubushakashatsi twakoze twasanze hari umubyeyi wabo babyeyi atari ababo. Ibyo rero bisaba ubushakashatsi bukomeye. Niyo mpamvu navuze ngo ntibazakina nk'Abanyarwanda, kuko u Rwanda tugezemo hari ikigo gishinzwe gupima niba umubyeyi ari umubyeyi wawe, ibyo bita ADN. Ibyo rero nandikiye umuyobozi mukuru wa immigration, mpa kopi NIDA, mpa kopi na Ferwafa. No kuvuga ngo mbere yuko Ferwafa ikora intuza amalisanse, bazabanza gusuzuma icyifuzo natanze nk'umunyamuryango. Nagitanze nk'umunyamuryango ukunda umupira w'amaguru. Ubwo wabirengaho, ubwo yabanyuranyije n'amategeko u Rwanda rugenderaho, ubwo twakwiyambaza izindi nzego. Ariko ndumva urwego rwa immigration narwo ruzabikora, ruzakorana na Ferwafa, rukorana na NIDA, cyane ko hari ibimenyetso nahaye muri immigration, kandi ndumva bizakora. Ikindi cyose bazansaba ko nabasobanurira, nabibasobanurira. Ikindi nabwira abaperezida b'ama equipe nabo, ndumva nabari inyungu zabo gukinisha Abanyarwanda. N'Abanyarwanda tushaka kuzamura umupira w'amaguru duhereye ku bana. Twakoze umwiherero muri Musanze, tumara iminsi 3 tuvuga ku kintu kirebana na development. Ha kuntu rero twateza development imwe amanyanga ntibaho. Ngira ngo murabona ibi bihugu bya Mali, bya Nigeria, byande, iyo uzamuye abana under 17, under 20, under 23 ukabazamura nta manyanga, ubona umusaruro. Niyo mpamvu rero ibyo bintu twabihagurukiye, kandi ndumva bizatanga umusaruro. Namwe muzadufashe, kuko namwe muri Abanyarwanda. Yembi bikoze nka ruwi, ariko ibyo byose bifitiye akamaro Abanyarwanda bose. Abana b'Abanyarwanda bakine, ubu naguhaye sinavuga amazina y'abana ubu bicaye. Hari abana bicaye kuri bando tushe bakamara imyaka 2, kandi umuntu arimo gukina mu izina ry'Umunyarwanda. Ibyo rero biteye isoni, kandi ndumva bizahinduka. Wenda niba atari ibanga, ntabwo atubwira abakinnyi bose nka muri buri cyiciro nk'amazina wibuka uti nka kanaka wenda? Wenda liste sinayizanye, ariko wenda reka nkubwire nk'ama equipe. Wenda ama equipe harimo ama equipe nko muri Rayon Sport barimo, muri Polisi barimo, muri ETSR barimo, muri Musanze barimo, muri Sunrise barimo, muri Mukura barimo, Espoir barimo, umuzamu wabo yitwa Huseni. Muri Rayon Sport aba Ulimwengu Jire, aba Irakoze Saide, Iragire Saidi. Muri Polisi harimo abakinnyi batandatu b'Abarundi bakinira kuranga muntu y'Abanyarwanda. Barahari abitwa ngo Barure, abitwa ngo ba Munyakazi si izina rye, tuzaye tuvugisha ukuri.
i Burundi afite irindi zina ubu sinarivuga kubera wenda ubushakashatsi burimo kuba ariko nabo babimenye ko atazakina nk'umunyarwanda ntiyitwa Munyakazi Yusufu yitwa Yusufu kongeraho irindi zina wenda umuntu atatangaza mbo abitwa ba Magruare ni umurundi abitwa ba Ndoriyo bija Eric ni umurundi nta munyarwanda Ndoriyo bija azaze none agaragaze umubyeyi we hari bitwa Hakizimana Isa na barundi muri Mukura barimo abitwa ba ntaho bari ntaho abitwa bande ba ni benshi ni liste y'abantu benshi hari nabandi barimo gusinyisha muri za Musanze na za Bugesera kuri isaha wenda ubu sinahita amenya amazina ariko ubushakashatsi buracyakomeze muri etenseri bamaze guhisha abantu babiri bafite irangamuntu Musanze umwe w'umumediatere Bugesera umwe w'umumediatere ntoza Sunrise barahari abitwa ba Kavumbagu barumuna be baraje bamaze gusinya muri za etenseri ibyo rero nakavuyo byo nakavuyo utanshigikira no udakunda umupira w'amaguru mu Rwanda no kudateza imbere abana ayo na amazina hisaza ariko barahari benshi kandi ndumva batazakina nk'abanyarwanda ibyo byo ndabikwijeje hanyuma wenda turebye abo mwegereye yaba NIDA yaba immigration na Ferwafa hari feedback cyangwa se ari cyo bababwiye bagiye gukora mbo Ferwafa nabahaye kopi nabageneye kopi bari bamaze iminsi muri Sekafa ariko immigration twaravuganye nta kibazo barimo kubikurikirana na NIDA nabahaye preve y'amanimero y'amaranga muntu muri abo nkubwiye nabahaye bake kugira ngo babanze bakora ubwo bushakashatsi mu minsi iri imbere bazabahamagara bagaragaze ubwene gihugu bwabo uzumva ari umunyarwanda azagaragaza umubyeyi we nta kibazo mfite no ubushakashatsi nakoze kandi mbifitiye ubushobozi mbifitiye igihamya ndumva nta kibazo ariko immigration yatangiye gukora enquête kandi ndumva champion izajya gutangira hari icyakozwe niwe butumwa none wagenera bo wagiye ubikomozaho yaba abayobozi b'amakipe ndetse nabo bakinyi by'umwihariko nabo bandi basa nkaho nkuko babivuze ngo babigize business yo kuzana abo bakinyi babakura i Burundi mbo cyambere ubutumwa natanga n'aba president ma equipe kuko barabizi abo turakorana buri munsi kandi nabo ndumva ari aba president kugira ngo bateze imbere umupira bateze imbere uretse na club yabo no muri rusange no kugira ngo tubone selection nziza muri equipe nationale selection nziza rero ntituzayibona turi mu manyanga ubwo nibwo butuma naha aba president bashishoze mbere yo gusinyisha umukinyi ufite transfer ivuye hanze babanze bashishoze barebe uyu muntu niba ari umunyarwanda koko ibyo bintu arebe izindi nzego bakorana Ferwafa yabafasha n'izindi nzego na immigration yabafasha abandi abatoza nabo babigize business umutoza aravuga ati yewe ngenewe abanyamahanga batatu mbonye abandi nka batatu nashugurikira irangamuntu ntabikora nkakorana n'umukomisiyoneri ubikora kuva i Burundi kuza kuyinyamirambo no kugera kuri NIDA wenda bakaba babimfashamo nabo ni inama nabagira kugira ngo nabo babivemo ahasigaye dukine niba federation yaratugeneye abanyamahanga batatu hakina abanyamahanga batatu ni bihinduka akabari batanu bazakina ari batanu ubundi butumwa natanga ni ku ma equipe adakinisha abanyamahanga nabo bashishoze niba ufashe gahunda yo gukinisha abanyarwanda gusa byaba bibabaje urimo kubesha uvuga ko ukinisha abanyarwanda gusa kandi harimo abanyamahanga nubwo butumwa natanga ubwo nabo bashishoze ntibazapfusha amafaranga yabo gusa giye niyo nama nabagira kuba hari abarundi bari kuza bagafata umwanya mu banyarwanda twumva ari benshi suko abana b'abanyarwanda badafite iyo karite y'umupira kurenza abarundi bari kuza kandi dukeneye kureba umupira mwiza ndetse no gutsinda oya Jessica mbibona ni nko kuvuga ngo abanyarwanda ntibashoboye gukina umupira aho twaba turimo kwibesha cyane abanyarwanda barashoboye ahubwo ntibateguwe niba umukinyi w'umunyarwanda umuteguye akina umupira
none se rwatubyaye nta kina muri Amerika, none se Jihad nta kina mu bigiye Premier Division. Abanyarwanda barashoboye, ahubwo abantu bakoze ibintu byabo mu mucyo twabigeraho genze neza ko twabigeraho. Kandi u Rwanda ntirwanga abanyamahanga ni open rwose, baze bakine, ariko habe ka limite, tureke ibintu by'amanyanga. Gutegurwa ntekereza ko ari ibintu bitakorwa n'abo bayobozi b'amakipe. Abo bayobozi b'amakipe bakeneye abakinnyi beza, yaba ku ma ekipe yaba no kuri federation nabo hari abafite nabo twavuga ko nabo harimo ikitagenda. Duhereye nko ku ma ekipe, nta kuntu watunga ekipe ya Premier Division udashobora gutekereza gutunga kade yayo na junior. Naho ngo wifitiye ekipe ugatunga kade na junior ukazishakira ntoza match za gicuti, abo bana bagenda bazamukira mu ekipe. No ngo dufite ikibazo cy'abakinyi, none kubashakisha mu manyanga. Noneho navuga no muri federation naho niyamamaza jewe nari nakoze umushinga wuko buri kipe ya Premier Division ifite na kade na junior. No kuvuga ngo zigakina, yaba kade igakina mu gitondo, junior igakina saa 7. Ibyo bintu biri mu bintu byaca akavuyo ko kugenda utoragura, kubera ko ubu ufite abakinyi benshi. Kade abayumba yazamukira muri junior yazamukira muri senior. Noneho aba president ma equipe bo icyo bakora bagenda bakuramo. Urugero nabaha muri KCCA. Muri KCCA buri hari abana batandatu barimo gukina batitirere bazamukiye muri junior. Abakinyi rero ntidufite aho tubakura. Niyo mpamvu umutoza ashakisha twamaguye umuntu yamuhamagara ati yana uyu mukinyi n'umukongomana ariko afite irangamuntu y'Inyarwanda, agahita avuga ati amuzane kabisa nkeneye umwataka. Nicyo kibazo dufite. Muzane nkeneye umediatere, muzane nkeneye umuzamu. Ni muri urwo rwego rero usanga harimo utuntu twamaguye, ariko gutegurwa ni hari plan yo gutegura abakinyi kugira ngo hataho utazatekereza gukora amanyanga. Wenda tukiri kuri icyo ngicyo, n'ubundi muri CAF licensing hari ikintu basaba cy'uko buri kipe igomba kuba ifite junior, ariko usanga amakipe yacu mu Rwanda kubikora hari ukuntu bikora hirya, niba twabyita amaguya cyangwa se ari kwiyaranja, akavugana wenda n'amakipe afite amakipe y'abana akaba ari bo batanga ibi byo kosa ryashinjwa wenda ni federation n'amakipe ninde, kuko birakorwa kandi birazwi, nawe ngira ngo urabizi. Ndabizi niyo mpamvu buri gihe haba hari induru ngo yantwariye umukinyi wo muri centre, imanza zihoraho muri federation. Genda umva ari ikibazo cya development muri rusange. Ntuza komisiyo ya development niyo igomba kwiga icyo kintu kugira ngo gicike buri ma equipe. Niba kafite iyo club licensing ibeho kuko atapana ibintu by'amanyanga, buri equipe bashireho junior na kati. Nta kindi ni ibintu bisanzwe. FIFA yohereza amafaranga, ndakeka ko 50% y'amafaranga FIFA yohereza yose 50% ari development, 50% ari development. Gutunga ikipe ya junior nta mwana uzagusaba amafaranga, nta mwana w'umukade uzagusaba amafaranga. Kubashiriraho amarushanwa ahoraho, bagafata intuza bakabategera amamodoka, bakabafatira restaurant, byasaba iki? Aho kugira ngo umuntu akora amanyanga avuge ngo afite kade, afite junior atayifite, usanga ibyo bintu ari byo byica umupira. Ni ayo manyanga rega naho ahera. No wango ni dufite ikibazo cy'abakinyi. Niyo mpamvu umuntu agenda atoragura amanyanga, kumva ibirego umuntu yantwariye umukinyi naho biva kubera ko nta plan ifashe ya development yabo bana dufite. Niba tukumva neza uguye gutunga urutoki muri federation yuko harimo ikibazo cya development. Sinatunga urutoki federation ni jewe ndi president wa equipe, federation ni president wa Rayon, president wa Mukura, president wa polisi wa Magaju n'iki byose. Ahubwo iyo tugeze muri assemblée générale ibyo bintu tubikoraho iki? Niba jewe nta kade mfite, nta junior mfite, je nakagombye kubisaba tukabyemeza muri assemblée générale. Jewe nshobora gutanga proposal ndi umuntu, jewe ndi mfite ijwi rimwe, ariko ntibitambuke. Ariko abantu haragezaho ibintu biva mu nzira, ikipe ikaba ifite aho isarura, aho izamurira abakinyi. Hapere yarabitangiye, kuki abandi batabitangira? Iyi polisi yarabitangiye, ifite Interforce no gwikina design, ariko buri mwaka byibura polisi zamura abana babiri muri Interforce. Tone izindi zizabakura. Ni bya bintu umuntu atangira gutoragura, atangira kujya mu manyanga.
icyoroshye nuko batangirira mu centre ikipe ikaba ifite centre, iyo centre ikaba irimo abana baba amakategori y'imyaka. Tutangiye kubyita academy na kafu yaduseka. Academy ifite imipira 3, academy idafite chosible, academy abana bataba hamwe, academy tutagira ibibuga, twaba twipashije muremure ni centre twakomeza za centre, noneho n'ama equipe bakayitegeka kuba afite ibyiciro by'abana. Ibyo nibyo wenda byakumvikana neza muri kafu. Niyo nkunga y'imipira yaza, ya chosible yaza, y'abatoza bakabahembera abatoza, na ministeri twayegereka ikabahembera abatoza baba ayo masantre. Ariko tugiye muri za academy byabibaye bire ni projet ndende. Twese dufite uwo murongo wo gushaka ko abana b'Abanyarwanda batera imbere, kuko ibyo ngibyo bitavugirwa muri iyi nama ngo bibe byakemurwa. Byaratangiye niyo mpamvu nakubwiraga, byaratangiye n'ejo bundi hari championnat yatangiye y'abana. Navuga ngo birimo kuza, niyo mpamvu navuze ati ntibiragera aho tugomba kugera, ariko byaratangiye amasantre arimo gukina. Ni byiza rwose, ibyiciro barimo gukina mu gihugu cyose, ariko haracyabura ku kantu ka junior y'ama equipe na kade. Aho kantu nzakavuga buri gihe kuko umwana w'imyaka 13 ubu tumutegereje nyuma y'imyaka nk'itanu cyangwa 6 kugira ngo abe yabo umuntu. Ubu turacyamutegura, ariko umwana ufite imyaka 17 najya gukina ashobora kuvumbuka akaba yazamuka no mu Mavubi under 20. Ariko aba bana twatangiriyeho reka tubaho umwanya. Ibyo Ferwafa yatangiye ni byiza, yaratangiye, ariko nanone ya myaka igeze muri za 17 18 haracyarimo ikibazo. Kade junior ziracyari hasi, na abana bo masantre y'imyaka 13 14. Hari bikunda kuvugwa ko abakinnyi b'abalegende batari kuboneka muri federasiyo cyangwa gufasha umupira w'u Rwanda, ari byo nabyo byaba biri mu bituma udatera imbere. Ibyo byo babivuga iki? Gufasha hari ibyiciro birimo gutoza, abitwa Eric baratoza, Karekezi yaratozaga ubushize, uretse ko nyine yaje gutandukanya na Rayon Sport. Ntekereza ko buriya nabo n'abo bantu bakinye umupira nabo bagomba kubona ko ari ibyabo. Kukwicara ahantu ngo bazaguhamagara buriya giye we garagaza ubushake nawe wandikire federasiyo uvuga ati ni mu nkenera ndaha adresse. Ntegereza ko hari abantu bari hanze na Ferwafa itazi adresse zabo. No kuvuga ngo buri muntu wese uruhande ari Ferwafa ari n'uruhande rwabo bakinye nabo bagaragaze, babaransinge nabo bagire, nabo bakinye bigaragaze bagize. Karekezi yateye intambwe asaba offre muri Rayon Sport, aratoza. Uretse ko yagiye, ariko urumva deja ubu n'ama equipe abamwifuza, hari n'ama equipe bavugana, ariko ku munota wa nyuma bikanga, ariko byibura we yaratinyutse, n'abandi bose batinyuke. Ibyo byose nta gahunda Ferwafa ifite yo gukasaba abantu bakinye umupira, agende ko mbitekereza.